Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Kire TV Show. Uyu ni umwanya w'amakuru aho tugiye kubabwira ko i Rusizi umugabo akurikiranyweho gusambanya umwana we w'imyaka 15 uyibyariye. Umugabo w'imyaka 35 wo mu mudugudu wa Bugumya, akagari ka Kamanu, umurenge wa Nyakabuye mu karere ka Rusizi akurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa yibyariye w'imyaka 15. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakabuye bwatangaje ko uyu mugabo yitwa Aniyitegeka Theoneste akekwaho gukora iki cyaha inshuro ebyiri, aho abaturage bavuga ko yabanzaga gushukisha uyu mwana amafaranga. Ababwiye imvaho nshya ko uyu mwana wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye kuri GS Kiyovu, nyuma yo kubona ko se akomeje kumukorera ihohoterwa, yabimenyesheje abarimo umwarimu we ndetse n'undi mubyeyi baturanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kamari Kimonyo yavuze ko inzego z'ubuyobozi zamaze kumenya iby'iki kibazo, umwana akajyanwa mu bitaro bya Mibirizi kugira ngo asuzumwe. Aho yabigarutseho agira ati byabaye ejo nimugoroba, ariko uyu mugabo dufatanyije n'inzego zishinzwe iperereza na polisi twamushyikirije RIB. Umwana yajyanywe ku bitaro bya Mibirizi kugira ngo asuzumwe, naho Niyitegeka we ajyanwa kuri sitasiyo ya RIB Nyakabuye mu gihe iperereza rikomeje. Kalisa Matthew yavuze ko amakuru y'iki kibazo yahise amenyeshwa umwarimu w'umwana ndetse n'umubyeyi, aho yabisobanuye agira ati uyu mwana yahise abimenyesha umwarimu we witwa Sibomana Jean de Dieu usanzwe amwigisha, ndetse n'undi mubyeyi witwa Umuhoza Domitienne n'abandi. Uwimana Bonifrida we yavuze ko abaturage bamenye iby'iki kibazo nyuma y'uko umwana atanze amakuru, inzego z'umutekano zigahita zitangira kugikurikirana. Aho yabivuze agira ati nibyo koko twarabimenye, maze tujya kureba dusanga polisi na RIB byaje maze birabatwara. Ntabwo twari tuzi ko abimukorera, kandi iwabo nta makimbirane twari tuzi aharangwa. Itegeko nomero ya 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 ryerekeye ibyaha riteganya ko gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana ari icyaha gihanwa n'amategeko. Mu gihe uyu mugabo yahamwa n'iki cyaha cyo gusambanya umwana we w'imyaka 15, amategeko y'u Rwanda ateganya ko yahanishwa igifungo cy'imyaka 20 kugeza kuri 25. Nshuti, ni naha dusoreje aya makuru, ariko kandi tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru dutangaje ako kanya tukiyashyiraho. Mukomeze kugira ibihe byiza.